Muraho Rwanda, yewe ni Denise, nanjye nitwa Janet. abakoze cyane Janet. Uyu munsi rero twicaye muri center yacu, centre y'umuco ndetse n'ururimi, ari bita Muraho Rwanda Language and Culture Resources. Tukaba rero uyu munsi twaje kugezaho n'ubundi ibyo dukora nk'uko dusanzwe tubimenyesha kenshi mu gikurikira. Tukaba rero uyu munsi tugiye kubagezaho shop yacu ibijyanye n'umuco cyangwa se iduka cyangwa iguriro ryacu ibijyanye n'umuco. Janet, karibu nawe rero. Murakoze cyane, tuje kubereka ibyo tugira muri Muraho Rwanda ducuruza bitandukanye, ariko ibyo ducuruza ntabwo ari ibyo ni ibyacu mu Rwanda, ni ibiseke, ni imisambi, ni ibisabo, hari abantu baba babikeneye, ni inkoko, ni utuntu dutandukanye twinshi, abantu nabo baza bakabisura. None iki kirenzeho nuko tunabikodesha. Turabigurisha, tukabikodesha rwose. Niba ufite ahantu ugiye gukora ikirori bijyanye n'umuco, ufite ahantu ushaka kudekora ibijyanye n'umuco, uraza tukabikiriza cyangwa se tukabikodesha. Ibyo biseke birahari, hari inkongoro, hari ibyansi, hari ibisabo, hari inkangara, hari ingoma, hari intara, hari ibintu byinshi, hari akabindi. Ariko akabindi urakazi. Akabindi ndakazi. Akabindi rwose rero ni hari urukungo, hari ibintu byose rero tubahaye ikaze rwose kugira ngo umuntu wese ufite n'amatsiko yo kumenya ibyo dukora adusange hano Kimihurura aho bita mu Myembe. Ibi bintu naje gusanga hari abantu benshi batazi amazina yacu, babibonye nawe ari abanyarwanda, ugasanga rwose wamwereka nk'ikintu ukavuga uti wenda iki ni iki yakireba ati numvisha bakita icyatsi, akaba yakita icyatsi kandi atari icyatsi ahubwo ari inkongoro. Ugasanga icyatsi n'inkongoro barabyitiranya kandi ari muta. Iyi ni inkongoro banyweramo, icyatsi nicyo bashyiramo amata, hanyuma bagashyira mu nkongoro bakanywa. Bikunze kubona cyane mu bukwe babiha abana mu banywa gutwikura, bakunda kunywesha abana amata, n'abageni babanywa amata bagiye kujya mu rusengero. Byose biriya ni ibintu abantu bagenda bihimbira bakavuga ati tubishyize hariya, ariko ubundi tuzi ko umuco wo kunywa amata kera wari umuco ukomeye cyane mu Banyarwanda. Abenshi ababyeyi bacu cyangwa se bari bukuru bacu babyutse banywa amata, ariko ikintu cyonyine kibatunze rwose. nta nyamukuru atubwira ati twebwe umutsima n'ikivuguto byabaga ari ibiryo, usanga ari iby'umuntu yiririwe cyangwa se wasangaga rero amata atunze abantu, ariko n'ubu amata atunze abantu. amata ni nk'iki, nicyo kinyobwa cya mbere bavuga ko ari ikintu kitabura iwacu. Nawe ukunda amata cyane. Ikivuguto w'inshyushyu yose ndayanywa, ariko ikivuguto ngira igihe cyo kukinywera, ntabwo upfa kukinywa igihe cyose. Njya nkunda ikivuguto, nk'ikivuguto buri munsi muri make. Niba nuko nabyirutse n'ubundi iwacu mbona baduha ikivuguto cyane, twabaga ikivuguto buri munsi rwose. Ugasanga rero ibintu wakuriyemo ntabwo wakura ngo bireke. Ntabwo ngende nibaza nk'abantu batuye hanze buriya ntabwo bajya kugura amata rwose, kubura ikivuguto barayakumbura ko ari abo baguhamagara ati mbonye ukuntu cya kivuguto cy'Inyanza hari barakumva ikivuguto cy'Inyanza baragikumbura ko natwe rwose akenshi usanga atari abantu benshi bakibona buri munsi, kuko uba ugomba kugura ikivuguto cyiza kiryoshye. Hano rero muri Muraho Rwanda natwe ukeneye ikivuguto cyiza tubagezaho aho tugikura, ukaza ukaba wakwicara natwe tugasangira tukomera mu nkongoro. Kandi n'iyi misambi iragurishwa. Hari imisambi, hari ibirago, buri hari imisambi, hakaba ibirago, hari n'isekuru, hari isekuru, hari ibintu byinshi bya Kinyarwanda tuba dufite, natwe turagenda tukabishaka kuko si ahantu hose ubikura. Turagenda tukabishaka tukabizana hano kugira ngo tubyegereze abakiriya bacu cyangwa se abakunzi bacu, cyane cyane ko twebwe tubigisha n'indimi. N'izi ngoma zose turazifite, dufite ingoma zitandukanye, yaba ingoma nini yaba intoya, imirishyo yazo byose biracuruzwa, birakodeshwa. Ufite ikirori waza tukagukodesha, cyangwa se ufite iyindi event, cyangwa se unabikeneye wenda ufite abashyitsi, ufite abo ushaka kubyereka, ukeneye kwerekana izo nkongoro cyangwa kuberamo amata, byose turabifite. Ni karibu mwaza kuduhahira hano kuri Muraho Rwanda. Twabwiye ko dukorera kuri Tea House
tea house rero iherereye Kimihurura aho bita mu Myembe. Iyo ugeze mu Myembe rwose muri tea house ni ako kanya tuhabona, ni ku muhanda. Tukaba ndetse dufite n'imyenda y'abageni yo gukodesha, imikenyero nari muzi y'abageni ariko bijyanye n'ubukwe, n'ibijyanye n'ubukwe. Dufite imyenda y'abana batoya, inshabure, imyenda isanzwe yo gukenyera, tukagira imyenda y'intore y'abana batoya, ibigara, amayugi. Dufite ibintu byinshi bijyanye n'ikinyarwanda rwose mujye kutugana kuko centre yacu twayihariye ururimi, tuharira umuco. Bijyanye n'umuco rero byose, ndetse n'ikintu udasanze hano uraza ukatubaza kuko tuba dufite aho tubigurira cyangwa se aho tubikodesha, aho twabikura. Tuba dukorana na za koperative zitandukanye hirya no hino ku buryo rwose uza kutubwira ndashaka inshinge tukazishaka, ndashaka ibyo byatsi, ndashaka ibintu byose tuba tubifite. Niba ushaka kuboha ibisambi uraza ukatubwira tukakwigisha, ushaka kuboha ibyibo, ibiseke uraza ukatwegera, turabyigisha. Tugira abantu nta kintu tutabashyiriyeho rwose, twaragerageje kugira ngo twegereze abantu batazagira urwitwazo ubise ngo umuntu yabikuraho rwose. Twasaho n'izi videwo kugira ngo abantu bamenye, bagire amakuru, bamenye amakuru rwose. Ibintu byitwa ngo ibi bintu wabikura he, icyo kintu twagikuyeho birahari. Uwabikenera twabimuha, niyo twaba tutabifite hano twamurangira n'aho yabikura. Ikindi kandi tubibagezaho aho uri mu rugo. Ni ukuvuga ngo uraduhamagara cyangwa ukatwandikira ukatubwira ibyo wifuza, tukaganira, tukavugana. Nimero turazishyiraho hano kuri iyi videwo hanyuma ukatubwira ibyo ukeneye, tukatwereka amafoto y'ibyo dufite ndetse n'ibyo wifuza ko tugushakira, ukatubwira ibyo ari byo tukajya kubishaka. N'abageni namwe rwose turahari ku bwanyu. Iyo hari ikintu washatse rwose ukakigura kijyanye n'umuco nyarwanda hano bakasanga. Ibiseke biruzuye, ibiseke birahari, ibisabo birahari, inkongoro z'amata birahari rwose. Tukaba rero twigisha kubyina, dutoza abana kubyina ikinyarwanda, abana batoya batazi kubyina. Tukaba twigisha abanyamahanga kubyina ikinyarwanda. Uzaze kuwa kane nirebere, ari umunyarwanda bitabaye umunyamahanga nawe araza. Umuntu wese utazi kuwa kane saa 12 hano twigisha kubyina ikinyarwanda. Hanyuma muri weekend tukigisha abana kuvuga ikinyarwanda. Ku cyumweru nyuma ya saa 6 hano twirwanda abana bakaza bakiga ikinyarwanda, tukabyina, tugatarama, tukavuza ingoma, tukabigisha kugosora, tukabigisha guhura ibishyimbo, tukabigisha gukama ndetse no kwenga. Umuco wacu ntugomba gucika, tukiriho bari mu bitaro turavuga dushyigikire umuco wacu kinyarwanda. Murakoze cyane rero, nakagaruka mukomeze mudukurikire 5 kuri 5. Dufite byinshi no kubagezaho, muze mwihahire muri mu Rwanda kandi mukomeze mugeze n'abandi mugeze amakuru ku bandi bakayasubiza. Bajye badukora share kugira ngo dushyigikire natwe, ubikunze yajya bikora rwose, niyo inkunga tubisabiye. Ikindi kandi rwose abantu bashaka kwiga indimi dukomeje kubashishikariza twikinisha nk'icyongereza. Niba uri umuntu washatse kwiga icyongereza bikanga ukagerageza amashuri, ukagerageza abarimu, iyo ugeze muri Rwanda ubona ko bitandukanye. Igifaransa, Igiswahili byose turabyigisha. Mbese ibijyanye n'ururimi n'umuco ni karibu muri Rwanda, tubahaye ikaze. Nabaye mbashimiye kandi nkomeza gukunda uburyo ki gukora subscribe, kwandika ibitekerezo byanyu. Ni ukuri turabashimira cyane, mujye mukomeza munasharinge n'abandi. Ibitekerezo byanyu turabikeneye kugira ngo natwe dutere imbere. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Bye.